bihagazeho ushingira kuki ku bintu byinshi cyane cyangwa umukobwa marangi nuko umvishe stories ze keni mbati nago yambeshye biratandukanye biranahabanye n'ibyantu batekereza cyane n'ibyo bazi gusura umukobwa n'umwana mubi n'abandi bantu bose ngiye nenga benshi navuze amazina bose biyumve n'abana babi nabo bariyizi ubwabo cyari byereka twe kubitindaho cyane ariko ku bakunzi bandimbati cyangwa ku bahetazi be gira ikintu babwira buri ruhande gende ugira icyo ubabwira. Okay, ku bakunzi bandimbati bamusengere cyane bamwingingira Imana igira ikikora we cyane ndatunguye pe ntabwo wapfa kunyitsimba ngo bishoboke. Duherukana ubushize turi kuganira ku mugabo bita Ndimbati ubushize nicyo kiganiro duheruka kuganiraho dukoranaho muri aka kanya bihagaze bite se wagiye kumusura ese bimeze bite? Ndimbati nagiye kumusura mbona nyine ukuntu ameze sameze neza muri make kusabana nyine ibyo twe tubyihoreye nyine tuhuze kandi mbifuriza n'amahoro y'Imana imigisha kuri wowe dukurikiranye uri mu bice bigiye bitandukanye kandi wowe dukurikirana umunsi ku munsi tugushimira cyane kandi wakoze subscribe n'ibitekerezo n'inkunga zanyu mugenda muduha umunsi ku munsi turabashimiye cyane kandi tubabwira ngo tugomba kuzatubagezaho ibyiza byinshi kandi bitandukanye. Kuri uyu munsi rero kuri screen zanyu muri kuhabona abantu babiri twese nanjye nigaragaje uyu munsi kandi bimeze bite? Sawa. Suza abantu badukurikiye kuri MD Rwanda TV. Imeze gute? Mwese ndabakunda kuri MD Rwanda mujye mudukurikirana mukore subscribe musharinge na comment nyinshi zirakenewe turabakunda. Ibitekerezo byabo birakenewe na subscribe niyo nkunga yabo ikomeye. Uyu munsi rero twasuye Fani ahantu akorera ubworozi bugiye butandukanye. Turaza ko gutembereza kamera zacu tuze kubereka ubworozi Fani ari gukora muri iyi minsi mureba ahantu yibese muri iyi minsi ngo karafashwe ariko Imana yakoze ibitangaza karafashwe umunsi w'ubungabire ahangaha ntabwo nabankaga ko kuri butahane ko yari umu extra bakunzi bacu rero urumva yuko uyu munsi ngomba kurarira agakoko Fana arandemeye ndakuremeye pe uramisake se cyangwa uramuha inkoko kazi biraterwa n'icyo ukunda gende hitiramo abana ndaba kwihitiramo. Okay Fani mu kiganiro tugiye kugira na wenda murabona na amasaha yo ku mugoroba kandi murabona n'ahantu turi ahantu Kicukiro hepfo mu Kigarama hasi ahantu nkuko muri kureba nyine kamera zacu ziri kugenda zibatembera zibereka ukuntu hameze ni mu masaha ni mugoroba ubu byanga bikunda turi gushyika muri hafi saa 12 z'umugoroba niyo mpamvu tugiye kubasha kuba tuganira iminota mike yaduhe na Fani wenda kugira ngo tumubaze bimwe by'ingenzi bigiye bitandukanye. Fani y'umushinga wawe watangiye igihe ki? Ntabwo maze igihe kinini cyane ngutangiye kuko igihe kinini gishize nari maze iminsi nyine ubona ibintu byose nabaga ndimo gusa uyu mushinga waramfashije cyane ndashaka ko nzabona n'abaterankunga kandi bakomeye. Abaterankunga uzababona burya iyo watangiye wagize igitekerezo ukavuga ati reka nihangira umurimo ugira n'amahirwe n'abaterankunga bagenda baza kuko ubushake nibwo bushobozi cyane. Fani ubu ngubu mu rwego uhagazemo ubu ngubu uhagaze ku nkoko zingahe? Ko nabonye harimo inkoko nyinshi hariya izingahe ubu ngubu ufite muri iriya nzu yazo? Igihumbi. Inkoko igihumbi kandi zose hafi ya zose ziratera? Zose hafi ya zose ziratera ariko ntabwo ari zose. Mu mafaranga yenda ukuramo ugemura n'amagi cyangwa yenda sinzi niba ufite isoko ry'amagi ugemura cyangwa niba ufite abantu bagucururiza gutyo bagenda bazunguza sinzi. Ntabwo ndabitangira neza fresh ntangire nyine gushaka nyine ahantu ngemura ariko nibyo ndimo muri iyi minsi nyine urabona ko tukiri kwiyubaka ariko iminsi iri imbere nka nyuma y'iminsi nk'icyumweru kimwe nuzabyagenze neza cyane. Uriya mushinga wawe utangiye wenyine ufatanije n'abandi cyangwa ufite undi muntu wakumeneyemo? Uriya mushinga wanjye rero ni inkuru ndende ariko mfite nyine umuterankunga. Ufite umuterankunga? Ni byiza cyane. Urabona twicaye ahantu izese inyuma yacu hano hari icyuzi cy'amafi rwose cyiza cyane ubona gikoze ruzungu cyangwa gikoze gisirimu. Iki cyuzi cy'amafi nacyo ni cyawe?
ni icyanjye. Uyu mushinga ntabwo uruzura neza cyane nuko ranguye gitomo nitwe nzabatungura one day ntabwo ugomba kwihererana Fani aya mafi cyangwa iki cyuzi ni ikintu ni icyuzi cyubatse mu buryo bugaragara ko byagutwaye amafaranga menshi cyangwa mu buryo bwa kijyambere. Yes. Ni wowe wacyubakiye cyangwa waragikodesheje? Njye wacyubakiye. Iki cyuzi uri kureba kirimo amafi ariko ntabwo arakura nibwo gitangira gushyiramo amafi. Yego. Mu minsi iri imbere amafi azaba yakuze ku buryo muzamuzanga tukabakereza agafi ibintu byose bimeze neza. Ariko nababwira byinshi ibyiza biri imbere. Hari umunsi uzahagaruka ukabona harahindutse cyane. Ibintu byose biri imbere, ibyiza biri imbere muri make. Urabona wenda urimo urapanga n'ibintu by'ubwubatsi, harimo haranubakwa n'ibindi bintu bigiye bitandukanye uko nabibonye. Ntuza yaya mafi ahantu bazajya ngo bicara bari kuyaroba, ibintu uri kugenda utegura byinshi bitandukanye. Okay, byose biri kugenda bitegura. Urabona ko jaride ikiri ntoya, ntabwo iruzura fresh. Ibintu byose nyine ubona ko bikiri bishyashya. Ndakeka uyu muntu ngawe yarakuremeye Fani kuko ibi bintu ndi kubona hano birahenze cyane pe. Bakunzi bacu rero ndaza kuhatembeza kamera zacu muze kureba. Kamera abandi amugahatembeze kamera muze kureba, murebe n'iki cyuzi cyangwa n'aya mafi arimo yikinagura neza cyane. Amafi meza rwose mubona ko ateye ubwuzu. Aracyari mata ariko. Aracyari mata. Ku buryo atari bundemere n'agafi ijya kwirira. Yes, we yari dutoya nangiye kugira ejo bundi. Dutoshye. Hanyuma y'amezi 2 uzabubona amafi wabasha kurya. Fani niki muri Misiri gupanga gishya cyangwa mu mishinga yawe ufite ndetse ushaka kongeraho? Okay, ni byinshi byiza biri imbere ndagenda amagezaho umunsi ku munsi. Kandi abafana banjye ahantu muzahaze munteze imbere nibwo ntangira umushinga. Ibyiza biri imbere. Ibyiza biri imbere. Yes. Babwira ngo Fani aha hantu twicaye nabwiye ko ari mu Kagarama umanutse. Ntabwo ari mu Kagarama. Ntabwo ari mu Kagarama. Kano kwamamariza babara nibanga rikomeye cyane. Nibanga rikomeye nashaka abantu bazahamira bitaragera. Umushinga ukomeye cyane Fani. Wenda ngira nk'ikintu wabwira nk'abakunzi bacu cyangwa nk'umuntu dukurikiye muri akanya wifuza kuba yakora umushinga nk'uyu nguyu umumare impungenge cyangwa umusobanuro ku buryo wawutangiye wawuhereye uhere mu mizi yawo. Ni umushinga buryo nawutangiye natangiyemo nari ibintu nyine natangiye ntekereza nabwo ibintu bikoze byacamo. Ntangira gushaka nyine abaterankunga. Gake mbona umuntu umwe byibuze nganiriza igitekerezo cyanjye arambwira ati rero nagufasha tukareba nyine kuntu tubigenza. Ukazagenda ushaka nyine n'abandi bashoramari ibintu byose kugera bigenda neza. Abo Stefan nimba atari ibanga hano watangije amafaranga. Iryo ari ibanga ryanjye. Ariko rero ibintu by'amabanga nawe uhagazeho. Ariko nibyo by'ingenzi ntabwo ari ngo ibintu byose umuntu ahita bishyira public. N'ubwo usize ukuntu nguyeho pe ni ukuri kwibara datunguye cyane. Ntabwo wapfa kunyitsimba ngo bishoboke. Duherukana ubushize turi kuganira ku mugabo bita Ndimbati ubushize nicyo kiganiro duheruka kuganiraho dukoranaho. Muri aka kanya bihagaze bite? Ese wagiye kumusura? Ese bimeze bite? Ndimbati nagiye kumusura mbona nyine ukuntu ameze ameze neza muri make. Gusa na nyine ibyo tubyihoreye nyine nawe urabizi umunyamakuru ntabwo waba waratanzwe rero rwose mbabarira. Ujya kumusura wenda kuri gereza ukimubona bwa mbere ni iki muri wowe cyahise kikuzamo? Wese wumva umerewe ute? Ikintu cyashimishije nkimubona yataye yaracyayifite ntacyo yagabanutseho ntacyo yahindutse wenda uretse guhangayika nyine no kuba ari mu bundi buzima atarasanzwe amenyereye. Wenda nawe ku rundi ruhande Imana ishimwe wenda kuba ahumeka umwuka w'abazima kandi ari amahoro. Mu magambo yakubwiye muri kumwe wamusuye kuri gereza akagutungura ni nka yahe yakubwiye wumva aragutunguye cyangwa mu yaba yaragushimishije? Cyambwiye ati buno buzima burakomeye cyane kubamo nyine n'ibintu ntabwo bimworoheye muri make. Ntabwo bimworoheye? Yes. Wowe se wumva mu bitekerezo bye cyangwa uko mwaganiriye mwarihuriye wowe mbona nkubone wumva avuga ko ibyo bamushinja cyangwa ibyo aregwa
icyizere ifitiye ni ikihe? Wumva ko azarekurwa, azatsinda akarekurwa cyangwa? Shawe nyine afite icyizere kubera ko Imana nishobora byose burya mu buzima nta kidashoboka, kandi abantu bose turi kumusengera, sinavuga ngo n'abanyarwanda bose kuko abantu bose ntabwo ariko baba bakunda umuntu, hari abamuvuga nabi, hari abamuvuga neza bitewe natwe tumuzi. Nta kibi yakoze pe, bino bintu birimo akagambane gakomeye. Naho ubundi harimo akagambane gakomeye cyane. Ntarajya kumusura ntabwo nyine nari nzi ngo bimeze gute, ariko kuva najya bino bintu. Fani, tukiri aho ngaho nihe ushingira uvuga ati harimo akagambane, nawe ubwawe uvuga ati ngewe nshingiye ahangaha cyangwa bimeze gutya harimo akagambane, nanjye narabitekerejeho cyangwa narabihagazeho, ushingira kuki? Ku bintu byinshi cyane. Cyangwa Umukobwa, nuko umvishe stories ze kandi mbati ntabwo yambeshye, biratandukanye biranahabanye n'ibyantu batekereza cyane n'ibyo bazi. Gusa Umukobwa n'umwana mubi, n'abandi bantu bose ngiye nenga benshi navuze amazina bose biyumve ni abana babi, nabo bariyizi ubwabo. Gusa ibyo reka twe kubitindaho cyane, ariko ku bakunzi bandimbati cyangwa ku bahetazi be gira ikintu babwira, buri ruhande ugende ugira icyo ubabwira. Okay, ku bakunzi bandimbati bamusengere cyane, bamwingingira Imana igira icyo ikora mu buzima. Rega nta muntu udakosa, bajya bavuga ngo Imana ngo yanga icyaha ariko ukuntu umunyabyaha si umwere, ni umunyabyaha nk'uko natwe twese turi abanyabyaha. Rega ese umwere urimo hano nindi? Nta n'umwe. Nibamusengere kuko harimo noneho n'abarengeje ibyo akora uko iminsi yabo itaragera, ariko nibamusengera abakunzi be, bamwingingira Imana kandi bagire n'icyo bakora, basi bajye banamusura. Ibyo biba bihagije mu buzima, bituma umuntu atiheba. Rega bituma umuntu atiheba. Ubu ndimbati aka kanya wenda baramutse bamufunguye, ni iyihe nama wahita umugira cyangwa ijambo wahita umubwira ko byaba byaramubayeho, cyangwa twibane ku nama? Gusa nyine afunguwe nakwishima cyane, byanshimisha. Mana yasinanze ko nabikubwira. Yanamubwiye n'uyu mushinga nagezeho, arambwira ati shama nawe yatugeze kuri. Namubwira ati nyine ni kubera Imana, kandi byose burya byose ni mu bushake bw'Imana. Niyo mpamvu rero nawe igihe kizagera ugafungurwa kandi ukagira byinshi ugeraho mu buzima bwawe. Okay, dusoza ikiganiro cyacu kugira ngo unadutembereze cyangwa dutembereze kamera zacu hakibona, dusoza iki kiganiro, gira ikintu ubwira abantu cyangwa inama wagira nk'abantu bashaka gukora imishinga nk'iyi waba warakoze, cyangwa nk'ufite igitekerezo kindi wamuha. Okay, ikintu ngira abantu bashaka gukora umushinga nk'uyu wanjye ntibazacika intege. Icya mbere ni ubushake, icya mbere ni ukwizera Imana, byose bazabigeraho ku bw'Imana. Okay, Fani, urakoze cyane ku kiganiro cyiza uduhaye cyangwa kwemera kutwakira. Tugusanze mu bwatsi bwawe niko navuga. Reka udutembereze cyangwa dutembereze na kamera zacu, kameramani adutembereze, noneho ugende utwereka ukuntu bihagaze n'imishinga yawe uko imeze. Bakunzi ba Nyarwanda, icyo musabwa no gukora subscribe, ubundi mukasha kujya mukurikirana ibiganiro byacu nkuko bisanzwe. Nicyo somwe muri kumwe tuzatubagezaho 5 kuri 5. Reka dutembereze kamera zacu noneho tubereke ibyiza Fani atunze cyangwa afite. Yes, bakunzi bacu rero reka dutembere, Fani dutembereze. Fani, kamera mbabarira mufatire ahangaha hano kuri iki cyuzi, duhere kuri iki cyuzi. Murabona Mafi ari kwibyiniramo, noneho dukomeze. Aba tugende barayabonera hararuguru. Fani, ewana kabisa rwose courage. Ndabona ibintu birimo neza. Cyana Imana igenda ikora ibitangaza. Umushinga wawe ni mwiza cyane. Nakuse urasarura. Ni neza. Ntabwo biratangira kubona uko wenyine wahamenye mbere. Umusaruro ntabwo uratangira kuboneka. Uretse mu nkoko bonyine, ariko mu bindi ntabwo uratangira. Waranabyibushye rwose uri kurya amagi, inkoko ngiti cyane. Bakunzi bacu rero nyine Amafi ntabwo yagaragara, ni matoya nayo babwiye. Badusobanurire ko ari matoya, ariko kameramani aza kurebeshayo kamera rero ukuntu ari icyuzi cya kijyambere cyiza cyane kabisa cy'igisirimu.
inkoko rwose shaka kabisa wazibonye urasabanya iyo ushaka rero ujye kurya ibiryo by'izi nkoko ntibiguhendeye ntabwo biba bihenze cyane ariko nyine icyo umuntu ashaka nyine agiharanira niyo byaba bihenze umuntu kugira ngo ibintu bigende neza. Umukobwa wihesheje agaciro kuri kamera zacu ugira ikintu bakozi bacu rero ni mu masaha ya nimugoroba ubu bimaze kuba saa 12 n'igice saa 12 n'umunota umwe murabona amashusho nyine bwije muratwihanganira uko muri buyabone niko muri buze kuzajya mubifata nyine. Fani gira ikintu ubwira abakobwa bagenzi bawe nk'inama bagira ku mishinga wagize cyangwa nawe ubatere imbaraga cyangwa ubatere courage. Inama naho abakobwa bagenzi banjye nibazacika kuko byose birashoboka nta kidashoboka nanjye natangiriye kuri 0 ntabwo nari bino bintu byashoboka ke nawe urabizi ibintu byose twagiye ducanamo n'ubuzima twacanye murabuzi ndabuzi nta kintu kimwe nagiraga aho kubera Imana byose birashoboka mu Mana cyuzi cyiza kabisa mu minsi iri imbere nibwo uzahabona neza ubu nago haratungana neza nyine turacyari kugira nta kibazo n'abandi bizajya bigenda bizi cyambere no kugira cyambere n'ubushake kandi ubushake nibwo bushobozi cyane. Fani rero ndabona bwije reka natwe turebe uko bataha bakunzi bacu rero bakunzi ba Nyarwanda TV tugomba kujya tubegera hirya no hino tukabajya tubarebera ko ubuzima buba bwifashe mu basitari bagiye batandukanye. Fani no musitari wanyu nawe tugomba kumenya ngo ubuzima bwe bumeze bute ese ahugiye mu duki iyo yabuze abari mu biki ariko dusanze abahugiye mu bintu byiza cyane kandi mu mishinga myiza cyane nk'umwana w'umukobwa witeje imbere kandi tunamushimira cyane. Murakoze cyane Fani courage kabisa kandi n'umuntu waba afite nko icyo yashaka kunganira kuri Fani cyangwa kumufasha kuri umushinga ku nkunga zigiye zitandukanye. Fani tanga nimero yawe n'umuntu ashobora kuguha ibitekerezo cyangwa akakubwira ati Fani nakugira n'inama ahantu hawe ukashyira ikindi kintu gutyo cyangwa Fani wenda afite n'ibiryo by'inkoko uzaze guha umufuka w'ibiryo by'inkoko cyangwa akavuga ati Fani nkwemereye inkoko 5 uzongere mu zindi urumva vuga nimero zawe dusoza ikiganiro cyacu. Urakoze cyane 078 96 17 4 9 2 kuri WhatsApp no guhamagara bisanzwe niyo nkoresha. Alright.